Ndabasuhuje yemwe mbahaye nikaze mwese tugenda tubana umunsi ku wundi bamwese mudahwema gukurikira inkuru n'ibiganiro byacu na Masimbi TV jewe nitwa Janvier tubana uko buje ndetse nuko bukeye. Ni inkuru y'akababaro kugeza amagingo ya ngaya, ni inkuru y'urupfu rwa BURAVAN, ariko mu byakozwe byose hari ibyo twateye umugongo twirengagije kandi ari by'agaciro muri rusange. Ibi byanteye kugenzura bitari mu buryo bwo kubabaza cyangwa se kugira undi wese nakomeretsa, nza kuza kwisanga naguye ku mukunzi wa BURAVAN Iva mu iperereza rikomeye cyane, sanga yitwa Shifamart. Uyu ni umukobwa w'umunyarwandakazi ariko udakunze kuba mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ari umukobwa bigaragara yuko akunda kuba mu bihugu bigiye bitandukanye by'Uburayi, cyane cyane Ubudage ndetse n'Ubwongereza nk'uko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga ze akunda kugenda akoresha. Ni umukobwa ufite ubwenge nk'uko bigaragarira amaso, umukobwa ugendera ku mahame atandukanye, urebye amakotsi amwe namwe apostinga koko wabonaga ko ari umukobwa ubereye umusore w'umuco, ubupfura n'umutima ukomeye nka burabyo Ivan. Ni umukobwa akunze gukebura abakobwa ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane atabihurizamo no kwikina cyangwa se kwigira mwiza, ahubwo afite message ikomeye yifuza guha abakobwa bagenzi be. Harimo ubugeze kwandika agira ati ntukabe umukobwa uhora ushyira amafoto kuri konti yawe ya Instagram werekana uri mu maresitora ahenze, ugaragaza ko utajya utsindwa mu buzima. Uwo mugore w'ubwenge ufite intumbero y'ahazaza, urangije amashuri kandi ntugasohokane n'abagabo bakuze mu gushaka amafaranga, ahubwo ushaka amafaranga yo guhindura ubuzima cyangwa se yaguhindura ubuzima, yemwe nayo guhindura isi. Strategy yari afite zo gukora ibyiza bakamureberaho atitaye mu kumushima, yari azihuje n'umukunzi we burabyo Iva. Hamwe bavuga ngo inkweto yabonye yayo, imyumvire yari imwe n'uyu mukobwa. Nta gushidikanya ubwo imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda yahuraga n'icuraburindi ryo kubura burabyo Iva witabye Imana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2022, agashyingurwa ku itariki 23 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'ibihumbi 2022. Uyu mukobwa yagize agenda gakomeye cyane ndetse kugeza ubwo yaraniye kwakira ibyabaye, kwakira ko umukunzi we urukundo rwe rwitabye Imana ku mpamvu runaka. Ni umukobwa wari ufite amakuru y'uburwayi bwa BURAVAN, bavuganaga umunsi ku wundi nk'abakunzi. Ni n'umukobwa wagerageje kumukomeza uko bishoboka kose kugeza BURAVAN ashize mu mwuka. Umunsi ku wundi uyu mukobwa yakundaga kwerekana ibihe bikomeye ari kunyuramo yifashishije imbuga nkoranyambaga cyane cyane konti ya Instagram. Hakaba ubwo yashyiragaho amafoto akajya siba, agashyiraho poste akayisiba, hakaba ubwo yerekanaga ibihe byiza yagiye ajyana BURAVAN nabyo akabisiba. Donc byagaragara ko ari umukobwa byacanze kuri situation arimo byako kanya. Yifashishije konti ya Instagram, Shifa yerekanye ubutumwa bwa nyuma bwa BURAVAN ubwo yamubwiraga ko amukunda kugeza ku gupfa. Ndetse uyu mukunzi wa BURAVAN cyangwa se wari umukunzi wa BURAVAN mu buryo bw'umubare ku buryo bw'amarangamutima rero no yuko isezerano yamuhaye nawe yifashishije indirimbo ya JP Cooper amubwira ko azahora mukunda iteka ryose. Ndatekereza ko tegera isibangana mu mutwe mu mitekerereze y'uyu mwana w'umukobwa. Mu myidagaduro ntago byari bizwi yuko BURAVAN yaba ari mu rukundo. Hari abibazaga impamvu adapostinga ku mbuga nkoranyambaga y'umukunzi, hari abibazaga impamvu adapostinga ngo I'm in love nk'uko abandi bigenda, ariko abenshi babihurizaga mu ndangagaciro yabaga afite yuko ubuzima bwite bw'umuntu utari ngo ko abusangiza abakoresha imbuga nkoranyambaga bose.
nta makuru menshi yigeze amenyekana kuri uyu mukobwa Shiva, gusa ibyagaragaraga nuko ataba mu Rwanda ndetse ibihe byinshi abimara hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ukundwa na BURAVAN rukaba rwarashinze imizi, nubwo nta n'umwe wari warabitangaje yuko bafite umubano wihariye mu rukundo mu itangazamakuru, usibye mu nshuti z'abano bombi, yaba ku ruhande rwa BURAVAN ndetse no ku ruhande rwa Shiva muri rusange. Ejo bundi nibwo Uncle Austin wari inshuti magara ya BURAVAN ndetse aramufashije muri kariyeri y'umuziki, abinyujije kuri konti ya Instagram, yavuze amagambo akomeye kuri uyu mukobwa, ndetse avuga ko BURAVAN yari yarababwiye ibyo byose ndetse ko abizi neza ko amukunda. Icyo gihe yanditse agira ati, twahumurije abantu bose usibye umuntu umwe, umukunzi wa YB BURAVAN. Shiva, nanze kuvuga izina ryawe mu ijoro ryakeye, ariko YB BURAVAN yagukundaga, ni nayo mpamvu yatubwiye ibyawe. Birakugoye ndabizi neza, Imana igukomeze. Mu bihe by'urwayi bwa BURAVAN, yakundaga kumva indirimbo uko ngusabira ya Eli Bahati ndetse na Fabrice Intare Batinya, ndetse ubwo yari agiye kwitaba Imana yasabye abari bamurwaje ko bamushyiramo iyo ndirimbo akayumva. BURAVAN yatabarutse yumva iyo ndirimbo. Iyi ndirimbo yanaririmbwe mu muhango wo kumusabira, kumwizihiza, yemwe no kumusezera no kumuha icyubahiro. BURAVAN yitabye Imana yarabwiye mukuru we ko aramutse agize amahirwe agakira, nta kindi yakora usibye gukorera Yesu. Inshuti ye ariko yanabwiraga byose, ndavuga mu burwayi bwe, yatanze ubuhamya bwiganjemo ikiniga. Yavuze yuko yari yamubwiye ko naramuka akize azahita akora ubukwe, ati ni nyina nzahita nshaka. Wowe n'inshuti bari barasezeranye ko umwe azaba pare wundi, uzatanga undi kurongora azaba pare wundi. Shiva niwe wari utwaye ifoto y'umukunzi we ubwo twayerekezaga mu cyubahiro BURAVAN. Byari byamurenze, yemwe na n'uyu munsi biracyamurenga, kugeza ubwo na konti ya Instagram yasibye buri kintu cyose kiriho, asigazaho poste imwe gusa. N'agahinda gakomeye, biragoye kubyumva yemwe no kubyakira, ariko status ye, story ye ntago iratana n'ishusho y'urukundo rwe BURAVAN. Hari ifoto yari afite mu biganza ubwo twarekezaga umuvandimwe, yaranditseho amagambo agira ati, intare nipfa ivuna umugara. Ni ikivugo cya burabyo n'ubundi, iti ndi burabyo, ntago ndimo kuja ndabibona neza, ati ndi burabyo butatse u Rwanda, kasaye inzoga, ruhuta urw'ishyanga, umutware w'indashyikirwa, umuhungu ndi inkongi cyane. Iyo foto ntago irava kuri story ya Shiva Mart, yemwe ni foto itemewe gutangaho ibitekerezo, uyu mutima umenetse ugaragaza agahinda uyu mwana w'umukobwa afite. Mu masaha make amaze kugira abamukurikira basaga ibihumbi 12,100, ariko nawe uri kunyumva tugendere ku bafana. Kuki umuntu wari warahaye ubuzima bwawe bwose uvuga ati, umunsi nzaba mvuye muri ubu buzima wo kubuhanda mufite nguyu, agatabaruka bari gutayagezeho, nawe urabizi, nawe urabyumva uko biba bimeze. So biragoye kubyakira kuri Shiva,
biragoye kubyakira ku muryango wa BURAVAN, yemwe biranagoye kubyakira ku nshuti n'abavandimwe, ariko Imana yaramukunze kuturusha. Nitwa Romeo Janvier na Masimbi TV, tubana umunsi ku wundi. Kora subscribe, tanga ibitekerezo na liking inkuru yacu, tujye tubana umunsi ku wundi. Bye, muhabwe umugisha.